passé les 2 matchs sont sur le nul. J'étais chez le Popa 2011 comme directeur technique. Et on a 10 joueurs contre Mazembe 2 fois. J'étais entraîneur de Popo, on a fait 2 matchs nuls. Et ça, c'est assez rare. Raoul Rushungu izina rifite icyo rivuze mu mupira w'amaguru muri aka karere, byagera mu Rwanda ho bikaba karusho, ariko noneho byagera ku bafana ba Rayon Sport noneho rikaba izina rikomeye cyane, baryumva vuba cyane mu mitwe yabo. Raoul Rushungu y'umuvuzi ako kanya bumva uwo mutoza yagaruka gutoza iyo kipe. Uyu mugabo amazina ye nyakuri ni Jean Pierre Raoul Rushungu, akaba akomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Yavutse mu 1958. Ubu tuvugana afite imyaka 63. Ni umugabo wagize ibigwi bikomeye mu mupira w'amaguru muri aka karere, ariko iyo bigeze mu ikipe ya Rayon Sport ho biba karusho, kuko Rayon Sport igihe yabaga iri mu bihe bibi cyane hitabazwaga uyu mutoza maze akayikura hejuru ya ba mukeba babaga barayibasiye. Urugero rwa hafi twibuka ni muri 2006. Icyo gihe Rayon Sport yari yaribasiwe na mukeba wayo APR FC ikayitsinda umusubirizo ijoro n'amanywa. Rayon Sport ntiyari igikoramo. Hitabajwe Raoul Rushungu maze ku mukino wasaga nk'uzatanga igikombe, dore ko hari hasigaye imikino 2 ya shampiyona gusa. Raoul Rushungu yandika amateka atazibagiranwa ku bafana ba Rayon Sport. Iyi ni intsinzi tugomba kubyina kubera ko tuba twabivuze kenshi cyane tuvuga ati iyi kipe aho yageze muvana reka nkubwire ntabwo turi ku rwego rumwe na APR, nta n'ikipe mu Rwanda turi ku rwego rumwe wallahi. APR ntabwo abafana bavuga ko muyiguyeho wenda tuyiguyeho. None se ko ikibuga nawe wakirebaga ntabwo warebaga mu kibuga ibiba bihabera, sibyo? Baro turayifite, dufite Mediane mutoza, ariko wabonye abandi baje bagenda baje hanze. Ubundi Rayon Sport ni ikipe y'Imana, umutoza twamuhawe n'Imana, abakenyi twabahawe, abo ntabwo nakubwira ni tara nziza. Icyo gihe Rayon Sport yarushwaga amanota 2 n'ikipe ya APR, bivuze ngo yitakaza uwo mukino yari kuba ikuye amaso ku gikombe ikagihara mu mukeba wawe w'ibihe byose APR FC. Umukino wabanje rero Rayon Sport yabanje kugenda itsinda Marine, umukino wari watojwe n'umutoza Raoul Rushungu wari umaze iminsi afashe iyo kipe. Icyo gihe Marine yatsinzwe ibitego 7-0. APR itangira kugiramo ikikango, abafana ba APR bari aho ngaho ku Gisenyi batangira kohereza ubutumwa APR. Icyo gihe yari yibereye muri lokali yitegura umukino uzaba ku cyumweru wa Rayon Sport, ati murarye muri menge kuko Rayon Sport twabonye aha ngaha ntabwo ari yayindi. Iyo Rayon Sport bavugaga rero iyo ari umutoza Raoul Rushungu wari umaze kuyifata akongera akayisubiza mu bihe byayo. Umunsi warageze maze Raoul n'abasore be abenshi yari yarizaniye yakuye muri Kongo, barimo ba Jeremy Dusenge ndetse na ba Masamake n'abandi benshi, batsinda ikipe ya APR imvura y'ibitego 4-1, maze stade yose itangira kuririmba Raoul wacu. Uru ni urugero ruto naguhaye rwaharwa vuba cyane rwerekana ko Raoul yari yarigaruriye abareyo. Raoul kandi yahesheje kenshi ishema Rayon Sport, kuko aho agereye inaha mu Rwanda mu 1991 yahise atangira kuyiha ibikombe, atangira kwitsindira ba mukeba bari barayigaruye barimo Kiyovu Sport, Panteri, Mukura, za Mukungwa n'izindi. Nuko Rayon Sport itangira kuba ikipe y'ubukombe ndetse itangira kuzajya ihangana n'ibigugu byo mu mahanga, dore ko mu gihe gito Raoul ayifashe yatangiye gukina n'amakipe akomeye, aho yageze muri 1/2 mu makipe yabaye ya mbere wayo muri Afrika. Yaje no gutsinda ikipe ikomeye cyane Al Hilal yo muri Sudan, icyo gihe nayo yari ikomeye cyane. Gusa ntabwo yabashe gukomeza kuko yakinnye umukino umwanza, umukino wo kwishyura igihe wajyaga kuba u Rwanda rwari rugeze mu bihe bibi by'umwijima. Raoul Rushungu yahise yigira i Burundi ajya gutoza ikipe ya Interstar. Ntiyayitinzemo kuko yahise agaruka mu Rwanda aza kongera gutoza ikipe yari yarihebeye, maze akomeza kuyikoramo amateka yigarura n'imitima y'abareyo. Maze mu 1997, 1998 ndetse n'2002 ayihesha igikombe cya shampiyona ndetse n'ibindi bikombe byacaracaraga aho ngaho. Hagati aho ariko ntawe uzibagirwa mu 1997 aho abafana ba Rayon Sport bongeraga kwayemezwa na Raoul. Yakoze ibisa n'ibitangaza maze atwara igikombe cya Sekafa yari yatumiwemo muri Zanzibar. Rayon Sport noneho
abafana yaba staff yaba buri wese n'abanyarwanda batangira kuririmba Raoul Rushungu wari warabayemeje ibihe byose. Raoul Rushungu kandi azwiho kuba ari umutoza uzi kureshya abakinnyi akoresheje amayeri menshi cyangwa se agiye ababeshya bizeza ibitangaza. Aha wabikubwira n'imbusa ko mbiri wabeshywe ko agiye kujya gukina muri Marseille maze akava i Bugande aho yakinaga kandi yari ameze neza, ariko aza kwisanga akinnye mu ikipe ya Rayon Sport nubwo nawe yo yaje kwigiramo ibihe byiza, ariko yari yarafashwe nk'umukinnyi w'umugande. Ariko Raoul Rushungu we ndetse na mwene wabo Sadiki Beraro yaje kubakuraho bari abazana muri Rayon Sport ababwira ko ikipe ya Marseille yabamutu. Uretse Rayon Sport, Raoul Rushungu yatoje indi makipe akomeye nk'ikipe ya Vita Club yo muri Congo, Saint-Louis Popo nayo yo muri Congo, yatoje ikipe y'igihugu ya Seychelles ndetse yatoje n'ikipe Amavubi. Ariko burya ngo ntagahora gahanze. Rayon Sport ndetse na Raoul ibyabo byaje kurangira mu 2014 ubwo Raoul yashinjwaga Rayon Sport kwitamwishyura, hanyuma batandukana batyo. Raoul yaje no kubarega muri FIFA ko Rayon Sport yabambuye amafaranga 45,000 na amafaranga asaga miliyoni 27 z'amanyarwanda. Ni muri bwa bwenge bwe yakoreshaga. Bivugwa ko yasinyishije, bivugwa ko yiyandikiye kontra akashyira abayobozi ba Rayon Sport bari baho icyo gihe bakayisinya batanarebyeho. Icyo rero nicyo yabaregesheje maze FIFA itegeka ko Raoul yishyurwa ayo mafaranga yose nta na rimwe rivuyemo. Ubu ngubu Raoul Rushungu yibereye iwabo muri Congo aho atoza amakipe atandukanye yo muri Congo ndetse akaba atoza n'ikipe y'igihugu. Ni umugabo wakunze kuba muri Rayon Sport cyane, aranabyivugira ko ari umufana wa Rayon Sport ukomeye. Iyo abajijwe niba yagaruka muri Rayon Sport akubwira ko nta kabuza Rayon Sport igize ubuyobozi bwiza yagaruka, kuko n'ubundi cyatumye avamo bwari ubuyobozi bubi cyane. Iyo niyo mpamvu rero uyu munsi ndetse n'ibihe bizaza Raoul atazigera yibagirana mu mitima y'abareyo. Iyi ni Soka 21. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora like ku biganiro byacu ndetse ugakora na comment ndetse ugakora na share kugira ngo tujye dukomeza tuganire ndetse ibi biganiro bigere no ku bandi abakunzi b'umupira w'amaguru.